uyu munsi nagira ngo tuganire ku kintu cyitwa amahirwe ariko mbuga nkoranyambaga cyangwa se amahirwe ari kuri online muri rusange. Murabizi YouTube igira icyo bita YouTube Partner Program, aho ihemba abanyamuryango bayo binyuze mu ads cyangwa mu biganiro bakoze. Niba mubizi neza mu Rwanda hari abantu bafite ama YouTube channels akomeye cyane, harimo nk'abitwa Sabe ufite Isimbi TV, harimo MIE Empire itunzwe na M Irene wanakoze ubukwe ejo bundi. Hano ni ukuvuga ngo guhindura ubuzima ukoresheje imbuga nkoranyambaga ni ibintu bishoboka cyane ko hari n'abakoresha Instagram cyangwa se TikTok. Ngira ngo murabazi benshi cyane ahangaha mu Rwanda, ngira ngo wenda amazina amwe nababwira mwe muzi nyine y'aba content creators bahangaha mu Rwanda babasha guhindura ubuzima binyuze muri izi mbuga nkoranyambaga. Harimo nka Seburikoko, murabizi akora content za YouTube, akakora content za TikTok, agakora content za Instagram, kandi aho hose abashobora kuhinjiriza amafaranga. Muramuzi umwana witwa Nakosa Ruth, nawe akora content nziza cyane kandi content ubona ko zirebwa n'abantu benshi kandi akanabona akazi ko kwamamaza. Murabazi buri kantu na buri nguni bakoresha TikTok, Instagram ndetse na YouTube. Aho naho ni ahantu bashobora kubonera amafaranga menshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero iyo winjiye muri program y'aba bantu bombi bashobora kuba baguherezaho amafaranga, harimo uburyo bubiri ushobora gukoreramo amafaranga. Ubwo buryo bubiri rero harimo kuba wakinjiza amafaranga. Wenda reka tuvuge kuri YouTube, ku ruhande rwa YouTube kuko ari nayo nanjye nkoreraho. Ku ruhande rwa YouTube hari uko bakorera amafaranga binyuze mu bamamaza muri video zawe cyangwa se publicité zica muri video zawe cyangwa se ads, icyo bita ads zinyura muri video yawe. Abantu baba barishyuye kugira ngo bakwereke ama video yo kwamamaza, ndetse YouTube ikaguha portion cyangwa se igice cy'amafaranga baba bayihembye kugira ngo yamamaze, ndetse izo video zamaza zikanyura muri video yawe uba wakoze. Nk'uko muri ushobora kubikorera video yanjye utari mu Rwanda, kuko mu Rwanda na ads zihari. Utari mu Rwanda ugahita ubonamo icyo bita ad ya Coca-Cola cyangwa se ya Pepsi cyangwa se ibindi bintu. Iyo ngiyo ni company bayishyuye kugira ngo bakwereke ad wowe uri kureba video yanjye. Aho niho nanjye nshobora kungukira rero. So uburyo bwa kabiri, ushobora kuba utari monetized cyangwa se udafite n'uburyo abantu bashobora kubona izo ads zawe, cyangwa se mwatwe dukorera content mu Rwanda hari uburyo abanyarwanda batabona ads kuko mu Rwanda na ads zihari. So mu bundi buryo rero ushobora kwinjiza amafaranga ni uko nguko ushobora gukorera abantu ukabamamariza. Nk'uko nguko ushobora kuvuga ni face images, niho hantu honyine ushobora gukura sound nziza, amafoto, video byiza mu mujyi wa Kigali. Aho ngaho wenda banamamaje ariko nkamamariza umuntu utari online, umuntu twumvikanye ngiye twiyumvikaniye akanyishyura ubundi nkamwamamariza. Ikindi ni ukuvuga ngo iyo udafite bumwe muri ubwo buryo bubiri bwo kwinjiza amafaranga, hari abamamaza muri video zawe baturutse muri Google cyangwa se muri YouTube, cyangwa se uwo wamamariza mwumvikanye wowe ushobora gucuruza ibintu byawe, your own product. Ngubu nshobora kuba ndi kuri YouTube ariko ndi umucuruzi w'imyenda, cyangwa se ndi umucuruzi w'inkweto, cyangwa se ndi umucuruzi w'amarinete, amatara nkanga ndi gukoresha, cyangwa se ama TV stand, intebe, amazu, ngurisha ibiki byose. Ariko nkaza ahangaha kuri YouTube mfite intego imwe yo kuvuga ati ngiye kuganiriza abantu ku bintu ngiye ncuruza. Niba ncuruza amakaramu, niba ncuruza amakaye, niba ncuruza imodoka, niba ncuruza moto, nkaza ahangaha kuri YouTube nkavuga ni ngiye ncuruza ibi n'ibi ngibi, unshaka wansanga ahangaha. Nk'uko ushobora kujya kubikora kuri TikTok, nk'uko ushobora kujya kubikora kuri Instagram. Ariko icyiza cya YouTube, urabikora ukamamaza cyangwa se ukagaragaza ibicuruzwa byawe, ariko YouTube nayo bitewe n'abantu bakurebye nayo ikakugenera amafaranga nubwo yaba make ariko ukayabona. Niyo mpamvu rero mbabwira ni mwabantu mwe ntimugakinishe imirimo yose. Hari abantu nabonye bajya babona umuntu yiteretse gutya ari kwivugisha, cyangwa se umuntu yiteretse ari kuvuga amasaha 1, 2, 3 anagashira, ugasanga atangiye kubona nkaho uri ikigoryi. Ariko buriya iyo bije ku kintu bita Google ni company nini cyane. Ngira ngo murabona yuko baherutse kunyandikira bamereza pin kuko nayo nagejeje amafaranga nyenerwa kugira ngo ubashe kuba wa verify address yawe. Iyi bayita Google AdSense, ni uburyo Google ikoreshamo ihuza YouTube ndetse na konti yawe kugira ngo amafaranga yavuye kuri YouTube yabashobora kugeraho mu buryo bworoshye kandi akugeraho mu gihugu cyawe. So iyi ngiyi ni Google AdSense rero ikoherereza pin iverify location yawe, location uherereyemo, kugira ngo wenda bashe kuba bakandira akanyenyeri. So ndagira ngo rero abantu mureke gukinisha ibi bintu. Hari abantu nyine nabonye mujya mu comment mugatuka abantu ngo bari kuvuga ngo bari kugira gute, ariko mujye umenya ko aka ni akazi nk'akandi my brother. Washije ko wamenya amafaranga abantu bagenda bahembwa nibwo wamenya neza agaciro k'ibi bintu. So njyewe rero hari abantu bajya bambaza ati aka kazi twagakora gute?
kugakora ni ibintu byoroshye cyane, upfa kuba ufite umwanya, ufite icyo ubwira abantu, urakora kandi bikagenda. Ikindi kintu nabonye abantu mukunda gukerensaho buriya ni ukuvuga ngo nta mafaranga ngo yizana, mukunda ibintu by'ubuntu. Nta bintu by'ubuntu bibaho, nta bintu by'ubuntu bibaho. Uzabimenye buri kintu cyose uzabona uzakibona wavunitse. Burya na bariya abakobwa mubona bubaka amazu buri munsi cyangwa se bagura amatelefone, buriya ntukagira ngo ni baba bakoze ntabwo nakiburira, baba bakoze. Niyo mpamvu rero mubona bashobora kuba bagera ku bintu bihambaye. So n'umuntu rero ukoresha YouTube neza, niba muzi ingero z'ama YouTube channels nababwiye, harimo Npfuburaga cyangwa se Isimbi TV cyangwa se zacu Magic cyangwa se n'andi ma YouTube channels mushobora kuba muzi akomeye mu Rwanda, harimo ay'ibitangazamakuru nka RBA, Mama wa Gasabo, TV1, za BTN, kugira mbize amafaranga nuko bakora buri munsi. Burya uzarebe nta munsi washira Isimbi TV idashyizeho ikiganiro cyangwa se Npfuburaga idashyizeho ikiganiro. Nuko baba bazi agaciro ko gukora, baba bazi ko utakoze utahembwa. So n'akandi kazi kose rero iyo uje hanga ku mbuga nkoranyambaga uhembwa n'ibyo wakoze. Murabizi n'aba content creators bo kuri TikTok cyangwa se kuri Instagram, murabizi iyo udafite engagement nta nubwo ubona akazi ko kwamamaza cyangwa se ko kwamariza abantu runaka. Nkomeza mbabwira yuko rero abantu mukeneye ibikoresho byose nyenerwa, byaba ibya videography, ibya photography, ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, machine nziza iba muri 19 image, bakorera hariya muri Centenary cyangwa se mu nyubako bita TCB building. Ntushobora kuba wakura ibikoresho byiza cyane bya photography, bya videography, ndetse bakanaguha n'ubujyanama mu buryo ushobora kubikoresha. Ikindi muri Fizz Images niho honyine bagukorera sound system, bafite sound system ikomeye cyane, ariko ku buryo kwestara guhera kuri sale ntoya kugeza kuri sale nini barabigukorera, kandi sound ikavuga neza, amafoto meza, video nziza by'ubukwe bwawe cyangwa se event yawe, banakumanikira ama screen aba ushobora kureberaho feed cyangwa se bakanagukora live streaming n'ibindi bintu byinshi cyane. So nyibabwira ku mbuga nkoranyambaga rero, aha niho hantu honyine ushobora kuba wakinjiza amafaranga arute gukorera ku kwezi kandi ugakora wisanzuye. So ubu ngubu nshobora kuba navuga ni ndabyutse ngo ikiganiro, nk'ubu iki kiganiro ndi kugikora mu gitondo saa 12 saa 1:00 mike cyane, kugira ngo nanjye njye gukomeza kandi kazi kanjye nyine ko ku ruhande. Ariko nuvuga ngo ni igihe ushobora kuba wakorera igihe cyose ushaka, igihe cyose ushaka. Nimugoroba wakora, ku manywa wakora, nijoro wakora, mu gicuku wakora, mu rukerera wakora, kandi ibintu bikagenda neza. Ukuvuga ngo rero ntabwo bigombera kubura ahantu runaka kugira ngo ubashe kuba wakora cyangwa se ukorera amafaranga cyangwa se ubashe kuba wakora ikiganiro cyawe. Ni ibintu nyine ugomba gusetinga, ukisetinga mukavuga uti niba ari ugukora ngomba gukora. Kandi manje ndagira ngo ibintu byo gucika intege, iyo uje kuri izi mbuga nkoranyambaga nagura abantu baguca intege, abantu bakuvuga nabi, abantu nyine baguha comment mbi, negative comments, ntabwo bazabura. Abantu bafite vibe ziri hasi man, urabizi man, baragutuka. Niba wararebye ibiganiro byanjye bya mbere, ujya mu ma comment urebe man, ugire ukuntu bashobora kunuka. kandi ngewe mba mbizi ko ibintu nakoze nta muto mubi nabikoranye, ndi kwishakira umugati, ariko umuntu akaza akagutuka man, akakwemeza. So ndagira ngo rero abantu wenda mudukurikira umunsi ku wundi, mujye mudusapotinga, niba ureba ikiganiro cyanjye ukagikunda, kireba ukirangize, kuko nanjye niho nyine mba neza amakiriro man, sibyo? Niyo mpamvu mba nkoze ikiganiro nk'iki ngiki kugira ngo mbabwire ni hari ibintu dukinisha kandi birimo amafaranga. Niba ahangaha mu Rwanda aba content creators bashobora kubeshwaho na content creation gusa, niba umuntu ashobora kubeshwaho no gukina filime gusa, niba umuntu ashobora kubeshwaho n'indirimbo cyangwa se n'izindi content zigiye zitandukanye, ni ibintu mugomba guha respect kandi nyine mukanafasha ababikora, kuko murabizi mu Rwanda ikintu cyitwa imirimo cyo biragoye, kuko ntabwo twese tuzaba ba minister, ntabwo twese tuzaba ba president, ntabwo twese tuzaba aba doctor, ntabwo twese tuzaba ba engineer. Hari abantu bagomba kuvamo bakaza gukora ibi bintu ariko nuko nubwo bwa mbere nakora ikiganiro ndi serie, ariko numvaga nshaka kuvuga ku bintu biri serie nyine. Ariko murabizi yuko here we have fun, tukivugira amakuru agiye agezweho, ibintu bigiye bitandukanye. Urumva man, ntabwo ngiye mashaka nyine kubapfushiriza tu, ngiye mashaka kubatama ikintu bita vibe. kandi abantu mwakoze subscribe man, I know yuko ntabwo nta kintu muzamburana man, nta kintu muzamburana kabisa. kandi mbizeza ko content nyinshi ziraje. nk'ubu ngubu nari ndi kwirira akagata, ariko ndavuze ni kugashyira kuri kamera ndi kuvuga ibintu biserie, ntabwo byagaragara neza ntabwo byagaragara neza. Bagashyize ku ruhande kugira ngo nze mbateme ikiganiro fresh. So ikindi kintu
kanibwira abantu muri kuza ku mbuga nkoranyambaga muri iki gihe, hari ibintu bita ibyaha, hari ibyaha mukorera ku mbuga nkoranyambaga mutazi ariko bibagiraho ingaruka zikomeye cyane. Abantu benshi baraza kuko babonye umuntu runaka uburyo akoramo ibintu bye, kandi uwo muntu akaba atuye hanze y'igihugu wenda bidashobora kumugiraho ingaruka ziri direct. Ariko wowe niba uri mu gihugu, hari ibintu ukwiye kwirinda. Nta nubwo ndi kuvuga bari mu gihugu gusa, ahangaha ku mbuga nkoranyambaga zirebwa n'abantu benshi, barimo abayobozi, barimo abantu nyine bakuze, abana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari ibyaha rero ukwiye kwirinda. Hari ibintu ushobora kuvuga wowe uzi ngo uri gutwika cyangwa uri gushaka views, ugasanga wisanze mu mazi abira papa, ugasanga wisanze mu mazi abira, ahangaha ni ahantu wahindurira ubuzima, kuko uravuga abantu benshi bakakureba, uravuga abantu benshi bakakumva, uravuga abantu benshi bakaguteraho comment, abantu benshi bakavuga ati cyarasaze, ni kizima cyangwa se byagenze bite. Ariko hano ni ahantu bahindurira ubuzima mu kanya gato nk'ako guhumbya. Kuko ubu ngubu ndi kubabwira Face Images ni company nini ikomeye cyane, n'umukire wanjye ujya unkandira akanyenyeri. Niyo mpamvu mba ndi kumuvuga nyine ndi na fieri yabyo, kuko n'ubu ngubu mba ndi kumuvuga nkwa kacyaye gake gake. Aha ni ahantu wahindurira ubuzima. Niba ushobora kuza ukavuga abakire 2, 3, 4, 5 bakukandira akanyenyeri, YouTube ne ikagukandira akanyenyeri, n'abantu nabo bakakureba bakakwishimira, man, nta byishimo birenze ibyo ngibyo. Niyo mpamvu tubasaba support umunsi ku wundi, man, support yanyu ibikenewe. Kandi munabwira abana banyu biga gukoresha imbuga nkoranyambaga, kuko ku mbuga hariho ibintu byinshi cyane. Hariho amasomo, hariho AI, murabizi muri kino gihe ikintu bita AI kiri gutaking over ahangaha ku mbuga. Rero hariho ibintu byinshi cyane, hariho AI, hariho amasomo, hariho economics, hariho engineering, hariho ibintu byinshi cyane nyine ushobora kuba wakora nawe ukiteza imbere. Niyo mpamvu rero mbabwira ni mwabantu mwe mukerensa internet cyangwa se imbuga nkoranyambaga muransetsa. Noneho hakaba hari n'abantu bazikoresha mu buryo butari bwo, ukajya ku mbuga ugiye kureba ibintu bitakubaka, ibintu bigusenya gusa. Hari abajya ku mbuga bagiye kurebaho amashusho y'urukozasoni y'abantu basambana, hari abajya kurebaho amafilime gusa, bajya guscrollinga kuri TikTok. Why man? Why kuki utajya gukorera amafaranga cyangwa se gushaka ubumenyi, man? Uzi ko abantu bigiye gutwara imodoka, abantu bigira gutwara imodoka ku mbuga nkoranyambaga. My brother, urumva, biga gutwara imodoka, man. Ni ukuvuga ngo izi mbuga nkoranyambaga ibintu biriho cyangwa se internet ibintu ifite ni ibikezi. Kuki mutajya munyumva koko? Nzabagira inama ngeze ryari. Ndabizi hari n'abatari ibiganiro byanjye completely, kuko nikoreraga amakuru, nkaza nkabataha amakuru y'ibyabaye, y'ibyangenze gutya, Slay zarwanye, Shadibu byagenze gutya, byaci hano biragaruka. Ariko mba mfashe time kugira ngo mbagire inama, my brother. Abantu mwumvikisha ikiganiro mukamugejeje kuri isaha tukiri kumwe, ndagira ngo munkandire kuri like, musharing ikiganiro, man. Harimo inama nyinshi zigiye zitandukanye, kuko ni gake abantu bazaza kukubwira ahantu bakura amafaranga. Ariko niyo mbabwiye ni ahangaha hariho amafaranga. Ushaka ko wazana boutique yawe, kajya ukorera ikiganiro ugahita unyuza mu boutique yawe, niba ucuruza amandazi, niba kwa murokore, niba ari hehe, akabari kawe, restaurant yawe, business yawe runaka, niba upima ubutaka, niba wigisha imodoka, niba ugira gute, ibyo byose ukabizana ukabitanga kuri internet, man. Kandi bakabireba kuko we peoples like to watch, dukunda kureba. Niyo mpamvu uzajya muri bus ugasanga abantu bari guscrollinga ku matelefone. Niyo mpamvu uzajya mu masoko, mu kazi, henahe ugasanga abantu bari guscrollinga ku matelefone. Ugasanga nyine kubera digital dusigaye tubayemo, nta minota 5 ishobora gushira umuntu atarebye kuri telefone, adascrollinga ngo arebe what is popping. Atarebye ngo bimeze bite, atarebye ngo runaka yakoze ibi, urumva. Rero iyi digital tubayemo tugomba kwibyaza umusaruro. Uba ugomba gufatirana. Niba ari business yawe ikabiri online, ikindi ikambibutse yuko abantu mushaka ibintu bya digital marketing cyangwa se mushaka gushyira business yanyu online aho abantu benshi bayibona, iyo service irimo iratangwa, ushobora kunyandikira cyangwa se ukamamagara tukagufasha. Niba ushaka imbuga nkoranyambaga za business yawe, niba ushaka publicité za business yawe, niba ushaka amafoto agaragaza business yawe, amavideo agaragaza business yawe, niba ufite event uri company runaka, murabizi nkuko nabibabwiye muri Face Images niho honyine mana yanjye bagukorera production guhera kuri sound kugeza kuri video n'amafoto byose muri one package. Niba rero uri business runaka, niba uri umushinga runaka, niba uri umuntu ku giti cyawe, niba ufite ubukwe, niba ufite anniversaire, niba ufite ibiki byose,
face images barabigukorera byose, nta kintu na kimwe wishyuye ku ruhande, byose ubyishyura mu ipaki imwe. Mu ipaki imwe, ni ukuvuga ngo serivisi batanga ni ibikezi. Baraguha serivisi complete ijana. Ibintu byose ushaka, sound system, amafoto, video, mana yanjye, baranaguheka, baranagutwaza, iyo uguze baragutwaza. Uvuga ibintu bakoresha barabyizanira kandi batanga serivisi nziza pe. Abantu mufite aba diaspora batuye hanze, ariko hagize umuntu ndangira umusheri wo mu diaspora we. Abantu mufite aba diaspora, abantu batuye hanze, wenda muba mufite ama wedding, muba mufite ubukwe, muba mushobora gukora icyo bita live streaming, nayo muri face images barayikora. Live streaming barayikora kabisa, nziza cyane, isa neza, barayikora pe. Bakora live streaming isa neza pe, ku buryo abantu bari hanze cyangwa se abantu batabashije kugera mu bukwe bashobora kureba direct kabisa. Ikindi, abantu wenda mushobora kuba mwakodesheje amasare manini ku buryo abantu bicaye inyuma batabasha kureba ibiri kubera imbere kuri stage, babazanira ama screen cyangwa se feed, babakora icyo bita feed ku buryo abantu bari inyuma bashobora kureba ibiri kubera imbere. Hari ukuntu utaha ubukwe ariko ukaba utari kureba imbere man, kubera sare nini cyangwa se uburyo abantu bicaye, ukaba utabasha kureba imbere. Bagukorera feed rero ku buryo bagushyiraho screen izingizi muri kubona kuri ekara yanyu, cyangwa se muri iyi video izingizi muri kubona ni screen nini cyane, ishobora kuba ifite 5x6 cyangwa se ifite 5x10, screen nini cyane ku buryo abantu bari muri sare bashobora kureba. Niba uri mu nama, uri guhostinga, uri kugira ibiki byose, agushyiraho izi screen byose. Rero ubisanga muri face images, muhamagara izo nimero babafashe. Ikindi nababwira rero, uca ngo njye mba nkuriye amafaranga. Ni ibikezi. Njye ubwo mba nkuriye amafaranga, muri aho ngaho mwasamye. Ndabwiye ni aha hantu hari amafaranga, muyafate cyangwa se muyareke. Ciao, naho butaha mu bindi biganiro mukore subscribe, niba ukora ikiganiro gisharinge bagenzi bawe nawe bamenye uko iterambere rihagaze. Rero reka mbabwire ni ciao.